Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 5, kagenewe gusomwa n'abana bazi gusoma biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Kitwa Ganza Yaratabawe. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019. Inkuru yanditswe na Byiringiro Josue. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 19, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Ngiye kubasomera rero, kandi mukurikire. Nzajya nsoma, ningera hagati mbabaza ibibazo. Kandi nindangiza gusoma, noneho muramfasha dusomere hamwe. Mu gihe tuba turimo gusoma igitabo, ndakubaza ibibazo, numve ko ibyo turi gusoma uri kubisobanukirwa neza. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire, utege amatwi, sibyo? Ganza Yaratabawe. Ganza na Ngenzi ni inshuti magara, batuye mu mudugudu wa Byimana. Bombi bigana mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Buri gihe iyo bagiye ku ishuri barajyana, n'iyo bavayo kandi ntibasigana. Umunsi umwe bavuye ku ishuri baganira. Ganza abwira Ngenzi ko afasha se gucuruza mu kabari. Ibyo bigatuma adakora imikoro babahaye. Ngaho subiza. Ganza afasha se gukora iki iyo avuye ku ishuri? Twasomye ngo Ganza afasha se gucuruza mu kabari. Bageze ku kabari, Ganza yinjiramo ajya gufasha se gucuruza. Ngenzi abibonye biramubabaza cyane. Yibuka ko mu gihembwe gishize Ganza yari yasubiye inyuma mu manota. Bukeye Ganza ajya ku ishuri atakoze umukoro umwarimu yari yabahaye. Nuko umwarimu amubaza impamvu atawukoze. Noneho reka nkubaze, bukeye Ganza yagiye ku ishuri atakoze iki? Twasomye ngo bukeye Ganza yagiye ku ishuri atakoze umukoro. Nanone dukomeze dusome. Ganza amusubiza ababaye kandi arira. Amubwira ko iyo avuye ku ishuri afasha se gucuruza mu kabari. Ibyo bigatuma atabona umwanya wo gukora umukoro yahawe. Umwarimu akimara kubyumva biramubabaza cyane. Nuko abwira Ganza ati, ejo uzazane n'ababyeyi bawe ku ishuri. Ganza ataha yibaza ukuntu ari bubibwire se. Ngaho subiza. Ni iki cyatumye umwarimu ababara? Twasomye ngo Ganza yamusobanuriye ko atagira umwanya wo gukora umukoro, nuko umwarimu arababara cyane. Nanone dukomeze dusome. Ganza ageze mu rugo abwira se ko umwarimu yamutumye umubyeyi. Ise amubwira ko atazajyayo kuko aba afite akazi kenshi. Ganza biramubabaza,
atangira kwibaza icyo azabwira umwarimu. Muri uwo mugoroba Ngenzi aza gusura Ganza, asanga ababaye cyane, amubaza icyamubabaje. Ganza amusubiza ko se yavuze ko atazitaba umwarimu. Ngenzi yegera se wa Ganza ngo amumwingingire, amusobanurira ukuntu umwarimu yihanangirije Ganza ngo ntazagaruka atazanye umubyeyi we. Nuko we na Ganza bakomeza kwinginga se. Se wa Ganza abonye uko abana bakomeje kumwinginga, ariyumvira, ageze aho yisubiraho. Nuko abwira Ganza ati, ejo nzashaka akanya tujyane kureba umwarimu. Nuko Ganza ariruhutsa. Bukeye Ganza na se bajya ku ishuri. Se wa Ganza abonana n'umwarimu. Umwarimu amushimira ko yitabiriye ubutumire bwe. Ngaho subiza. Ngenzi yafashije ate Ganza kwinginga se? Twasomye ngo yamusobanuriye ukuntu umwarimu yihanangirije Ganza ngo ntazagaruka atazanye umubyeyi we. Nanone dukomeze dusome. Nuko atangira amubwira ko umwana wese agomba kwiga neza abifashijwemo n'ababyeyi. Akomeza amubwira ko agomba kwiga nta bimubangamira. Amwibutsa kandi ko iyo umwana abangamiwe adatsinda amasomo neza. Yanamusobanuriye ko gukoresha umwana mu kabari ari ikosa rikomeye rihanwa n'amategeko. Amusobanurira byinshi mu bijyanye n'uburenganzira bw'umwana. Se wa Ganza akomeza kumutega amatwi atuje. Nuko se wa Ganza yemera amakosa ye, asaba umwarimu imbabazi, amwizeza ko bitazongera. Umwarimu aramushimira, aramusezera, arataha. Nuko umwarimu ahamagara Ganza aramuhumuriza, amwizeza ko se atazongera kumukoresha mu kabari. Ganza ngo abyumve biramushimisha cyane, anezezwa nuko atazongera kubura umwanya wo gukora imikoro yahawe. Nk'uko byari bisanzwe, isaha yo gutaha igeze baratahana. Ngenzi abaza Ganza uko byagenze. Ganza n'ibyishimo byinshi amutekerereza uko se yavuganye n'umwarimu. Ngenzi akimara kubyumva nawe arishima cyane. Bombi bataha banezerewe. Kuva ubwo Ganza ntiyongera gufasha se mu kabari. Iyo yageraga mu rugo yakoraga uturimo tunyuranye, yarangiza agafata amakayi ye agasubira mu byo yize. Atangira kwiga neza, aba umuhanga mu ishuri. Noneho subiza. Ni iki cyashimishije Ganza cyane? Twasomye ngo Ganza yashimishijwe nuko atazongera kubura umwanya wo gukora imikoro yahawe. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara. Kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Ganza yaratabawe. Ganza na Ngenzi ni inshuti magara. Batuye mu mudugudu wa Byimana. Bombi bigana mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Buri gihe iyo bagiye ku ishuri barajyana. Niyo bavayo kandi ntibasigana. Umunsi umwe bavuye ku ishuri baganira. Ganza abwira Ngenzi ko afasha se gucuruza mu kabari. Ibyo bigatuma adakora imikoro babahaye. Bageze ku kabari, Ganza yinjiramo ajya gufasha se gucuruza. Ngenzi abibonye biramubabaza cyane. Yibuka ko mu gihembwe gishize Ganza yari yasubiye inyuma mu manota. Bukeye Ganza ajya ku ishuri atakoze umukoro umwarimu yari yabahaye. Nuko umwarimu amubaza impamvu atawukoze.
Ganza amusubiza ababaye kandi arira, amubwira ko iyo avuye ku ishuri afasha se gucuruza mu kabari, ibyo bigatuma atabona umwanya wo gukora umukoro yahawe. Umwarimu akimara kubyumva biramubabaza cyane, nuko abwira Ganza ati, ejo uzazane n'ababyeyi bawe ku ishuri. Ganza ataha yibaza ukuntu ari bubibwire se. Ganza ageze mu rugo abwira se ko umwarimu yamutumye umubyeyi. Ise amubwira ko atazajyayo kuko aba afite akazi kenshi. Ganza biramubabaza, atangira kwibaza icyo azabwira umwarimu. Muri uwo mugoroba Ngenzi aza gusura Ganza, asanga ababaye cyane, amubaza icyamubabaje. Ganza amusubiza ko se yavuze ko atazitaba umwarimu. Ngenzi yegera se wa Ganza ngo amumwingingire, amusobanurira ukuntu umwarimu yihanangirije Ganza ngo ntazagaruke atazanye umubyeyi we. Nuko we na Ganza bakomeza kwinginga se. Se wa Ganza abonye uko abana bakomeje kumwinginga ariyumvira, ageze aho yisubiraho. Nuko abwira Ganza ati, ejo nzashaka akanya tujyane kureba umwarimu. Nuko Ganza ariruhutsa. Bukeye Ganza na se bajya ku ishuri. Se wa Ganza abonana n'umwarimu. Umwarimu amushimira ko yitabiriye ubutumire bwe. Nuko atangira amubwira ko umwana wese agomba kwiga neza abifashijwemo n'ababyeyi. Akomeza amubwira ko agomba kwiga nta bimubangamira. Amwibutsa kandi ko iyo umwana abangamiwe adatsinda amasomo neza. Yanamusobanuriye ko gukoresha umwana mu kabari ari ikosa rikomeye rihanwa n'amategeko. Amusobanurira byinshi mu bijyanye n'uburenganzira bw'umwana. Se wa Ganza akomeza kumutega amatwi atuje. Nuko se wa Ganza yemera amakosa ye, asaba umwarimu imbabazi, amwizeza ko bitazongera. Umwarimu aramushimira, aramusezera arataha. Nuko umwarimu ahamagara Ganza aramuhumuriza, amwizeza ko se atazongera kumukoresha mu kabari. Ganza ngo abyumve biramushimisha cyane, anezezwa nuko atazongera kubura umwanya wo gukora imikoro yahawe. Nk'uko byari bisanzwe, isaha yo gutaha igeze baratahana. Ngenzi abaza Ganza uko byagenze. Ganza n'ibyishimo byinshi amutekerereza uko se yavuganye n'umwarimu. Ngenzi akimara kubyumva nawe arishima cyane. Bombi bataha banezerewe. Kuva ubwo Ganza ntiyongera gufasha se mu kabari. Iyo yageraga mu rugo yakoraga uturimo tunyuranye, yarangiza agafata amakayi ye agasubira mu byo yize. Atangira kwiga neza, aba umuhanga mu ishuri. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Waza gusubiriramo uwo mubaniye inkuru tumaze gusoma? Wakoze cyane gusoma aka gatabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza,